Iyo urose uguruka uri mu bihe byo gusenga cyangwa ari bwo ugikizwa cyangwa uri gukura mu buryo bw'agakiza, ni ikintu gikomeye cyane. Ni ikintu kigaragaza yuko hari impano y'ubuhanuzi Imana iri kuzana muri wowe, kandi iyo mpano izakora mu kirere cyo hejuru gikora n'Imana. Hanyuma hari uburyo urotamo, ukarota uri kuguruka uri kuzamuka, ariko ntugere aho ugiye. Bivuze yuko rero iyo mpano yawe itageze hehe, itari ku kigero cyo hejuru. Ntabwo iragera ku kigero gishyitse cyo kubana n'Imana. Ariko nukomeza ukarota, ukazamuka, ukagera hejuru, ukagera mu kirere aho abantu batakubona, bizavuga ko Imana yangije kugukoza mu buryo bw'impano y'ubuhanuzi. Hanyuma hari abantu bakunze kurota, bakarota bahanura, bavuga mu ndimi mu buryo butandukanye, ariko bakaba batari bahanura cyangwa ngo berekwe. Abantu benshi rero bakabigenderaho kubera ko narose mpanura, kubera ko navuze mu ndimi mu nzozi, agashaka guhita bikora indiregiti. Imana urategereza ugasenga, Imana iragukuza. Imana iragukuza mu buryo bw'umwuka, ikagukuza mu buryo bwo kuvuga indimi, ikaguhuza mu buryo bwo kuzamuka mu mwuka ugahanura, ukabana n'Imana. Hari abantu bakura bakazamuka bakagira impano zitandukanye, kuko abahanuzi bose ntago bangana. Hari umuhanuzi mukuru, hari umuhanuzi mutoya. Nurota rero uri kuguruka ukabona ntugeze mu kirere cyo hejuru, uhita ucikira, urongera uramanutse, bivuze ngo urusinga rwawe ruracyari hatoya. Ariko hari umuhanuzi mukuru, nabi biravuga ngo hari umuhanuzi mukuru ari we Yesaya, niwe muhanuzi mukuru mu bahanuzi bose. Ariko ntabwo ari wabanje guhanura mbere, nuko ari wahanuye byinshi kandi agahanura ibintu bikomeye. Hanyuma rero iyo ukomeje kurota izo nzozi, urimo uraguruka, uragenda ukajya mu kirere cyo gusabana n'Imana, ugenda uguruka gusa, ukajya ubona uri kugendera hejuru. Icyo gihe rero bivuze ngo Imana yaguhaye impano y'ubuhanuzi budasubirwa, uyihawe n'Imana. Iyo akenshi ugeze imbere ugahanuka, bivuze ngo ucikiye utaragera iyo warogiye. Amen. Ucikiye utaragera uruhande rw'Imana, kandi wari urimo uraguruka ugenda uhanura, uvuga iby'Imana igutumye. Hari abantu barota ari kuguruka ndetse akarota ari guhanura, ibintu bigasohora, akaba afite iyo mpano yo kurota mu nzozi ahanura, bigasohora, arimo ararota birimo birakunda. Ariko hari n'abantu barota Imana iri kubakuza, bagiye kuvuga mu ndimi, bagiye gusobanura amandiko, bagiye kuvuga n'ibindi bigiye bitandukanye iby'Imana yagiye ibereka, ariko batari babasha gutobora ngo bavuge. Abo bantu bashobora gukorerana n'iyo mpano iko Imana ibahaye bakayikoresha. Ariko hari n'abandi barota, bakarota inzozi bahanura cyangwa se bavuga ikintu, bakarota ikintu kigiye kuba, kigahita gisohora mu maso yabo. Bivuze ngo afite impano yo kurota, byo kurota ikintu kikaba n'umuhanuzi. Umuntu wese Imana yamuhaye impano yiwe, nawe iyo ngiyo ni impano Imana yaguhaye kugira ute yo kuzajya urota ibintu bigahita bigira ute bisohora. Ushobora kurota uvuga indimi ndetse ugahanura ibintu bikanasohora bikaba. Ariko hari umuntu ushobora kubirotera mu nzozi, ariko ataratangira guhanura, bikarangira adahanuye, bigasaba yuko ajya mu iteraniro agahanura. Imana iguha umugisha. Mbese nawe ujya urota uguruka ariko ntumenye icyo bisobanuye? Kurota uguruka akenshi bisobanuye yuko ugiye kuzuzwa impano y'ubuhanuzi, ndetse iyo hari ikintu kiri kukwirukankaho cyo biba bisobanuye ko Imana iri kuguhungisha imbaraga z'umwijima. Imana iguha umugisha. Yesu aragukunda kandi Yesu aragushaka cyane. Urakoze.